turabasuje kandi tubaye ikaze mu kiganiro Farming Zone, ikiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi, aho turebera hamwe ingingo zitandukanye zo mu buhinzi n'ubworozi, turebera hamwe icyadufasha kugira ngo ubuhinzi dukora cyangwa se ibikorwa dukora bigende neza kandi tubikore dufite amakuru ahagije kandi yizewe. Nkuko mubizi buri cyumweru tuba dufite session y'ikiganiro tugomba gukora, aho twengeginga cyangwa se duhura n'abafatanyabikorwa mu iterambere mu buhinzi cyangwa se impuguke zitandukanye mu buhinzi. Uyu munsi rero ikiganiro cyacu twakijyanye ahari kubera imurikabikorwa ry'ubuhinzi n'ubworozi, Agri Show. Tujye kureba abitabiriye imurikabikorwa ahangaha, hanyuma tuganire nabo batwereka ibyo bakora ndetse n'umumaro bafite mu guteza imbere ibikorwa bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Tujye guhera kuri umwe mu baje muri no murikabikorwa, aho tugiye kutwereka ibikorwa akora, hanyuma tugatangira twumva ndetse umumaro ibikorwa bifitiye abahinzi muri rusange. Tugiye guhera ku bitwa Agro Processing Industries, ni ba rwiyemezamirimo bari mu buhinzi bakora ifumbire, imbuto zitandukanye zifasha abahinzi kongera umusaruro. Tukaba tugiye kuganira nabo bakadusangiza imvano, bakatwereka innovations cyangwa se ibikorwa byiza biri gutanga ibisubizo mu byo abahinzi bakeneye, hanyuma tukareba noneho n'icyo twabigiraho muri rusange. Yes. Amahoro friend. Amahoro, yes. Tubasanze ahangaha muri Agri Show, aho mwaje kumurika ibikorwa byanyu muri company yanyu yitwa Agro Processing Industries. Kubera iki mwese mukuza amahanga? Murakoze TV10, turabakiriye. Twitwa API nangwa se Agro Processing Industries, magambo arambuye. Twaba turi ikigo kimaze imyaka 15 mu butuzi bw'imbuto z'ibigori, ibishyimbo na soya. So ubu ngubu guhera 2020 twafitiye imbuto nziza cyane z'ibigori zasohotse n'imbuto nshyashya. Twari dusanzwe dufite imbuto zimaze imyaka 6 na 7 ku isoko, ariko ubu dufite imbuto nshyashya ku isoko. Imbuto ya mbere dufite imbuto yitwa Apis 610 nangwa se Apis 610, aho kari imbuto ihingwa mu gice cy'Uburasirazuba, Amajyepfo n'ibice bimwe na bimwe by'umujyi wa Kigali. Kari imbuto ifite ikigero cyo gutanga umusaruro mwinshi, ko twagiye tubona ibibazo bijyanye mu mbuto twari dusanga ku isoko zidatanga umusaruro, kandi dukeneye kugira ngo abahinzi bacu mu Rwanda bahinge bunguke. Niyo mpamvu API n'ikigo cyagiye mu bushakashatsi n'ibindi bafatanyabikorwa batandukanye duzana imbuto nshyashya ariyo yitwa Imparage. Akaba ari imbuto irimo kuboneka ahantu hose mu bagorodira nangwa se n'abacuruzi b'inyongeramusaruro bose. Ariko mu by'ukuri abantu ntabwo bari basanzwe bazibona ku isoko cyane. Zabaga dukorana n'abafatanyabikorwa bita Tubura, akare baducururizaga izo mbuto. Ariko ubu ngubu twizeza abafama bose n'abaje hano muri ground show yacu barazihasanga, twabwira ko azazibona mu agorodira. Hanyuma mubona abahinzi mu zino mbuto bazakira bate? Feedback ni iyi? Umwaka ushize twari hano n'umundi muri expo nkuko muri uku kwezi none nkuko yabaye, twagendaga dutanga samples kugira ngo bagende bakore trials. Twebwe nubwo turabacuruza ariko dushaka kureba inyungu z'umufama nangwa se umuhinzi. Turamuha akabanza akagerageza agakora trial, yabona ari byiza akazaduha feedback. Ubu rero uyu munsi samples nazanye zimaze iminsi 2. Nari mfite samples zigera ku biro 100. Ubundi sample nuko ngo twafashe na magarama 300, duha umuntu akagenda akageza ari ugwingana hato gusa kugira ngo arebe imyitwarire y'imbuto nshyashya. Ariko ubu nyuma y'iminsi 2 zanshiranye, bivuze ko feedback azagenze neza. Barimo barambaza tavuga iyi mbuto iri hehe ko tutayibona. Ubu nicyo kibazo gihari, demand yazamutse ko ari imbuto nziza. Ubwo nitugera hano dufite demo yacu, mu by'ukuri umuhinzi arabireba akabyibonera, akareba n'imbuto ifite umuheko, ifite grains nangwa se uruhete ruremereye, n'imbuto ikunzwe cyane. Wenda kandi kantu kagenda kiyongera nk'abantu bahinga mu majyaruguru agenda bamaze twebwe ko tuba dushaka bya bigori nabyo twiyokereza bimeze bite. Nabwe niyo ngiyo noneho ni igisubizo, yaje ifite isukari nyinshi. Hanyuma bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere, umwihariko w'imbuto yanyu mu guhangana n'imihindagurikire y'ikirere uhagaze ute? Urakoze, mbaje ikibazo cyiza. Ni ukuvuga ngo n'ubundi ubushakashatsi twabukoze mu mpamvu zatumye tujya mu bushakashatsi. Ni ukuvuga ngo mu bashakashatsi b'ibigori ubundi imbuto imaze imyaka 7-6 ikirere kiba kimaze guhindagurika. Imvura twabonaga muri 2018, 2019, 2022 so turimo kubona uyu munsi ibihe byarahindaguritse. Bivuze ko tugomba kujyana nuko igihe kihindagurika. Climate change ni ikintu gihangayikisha abahinzi bose isi yose. Ni ukuvuga ngo rero icyo mu impamvu nyamukuru cyatumye tujya mu bushakashatsi ni ugushaka imbuto zihanganira nangwa se zijyana nuko ikirere kigenda gihindagurika. Niyo mpamvu zino mbuto zacu kugira ngo zitange umusaruro kurusha izindi mbuto zose ziri mu gihugu,
ni ukuvuga ngo zino mbuto zihanganiramo ikirere, ihindagurika ry'ikirere, cyane cyane mu bice by'Uburasirazuba n'Amajyepfo ahantu hakunze kuba imvura nkeya. Niyo mpamvu twabazaniye imparage, imbuto iri drought tolerant nangwa se ihanganira ihindagurika ry'ikirere. Iri mu mpamvu nyamukuru yatumye tujya mu bushakashatsi. Hanyuma tugarutse ahangaha muri Expo mwitabiriye imurikabikorwa Agrishow, murabona riri gutanga uwuhe musaruro kuri mwebwe cyangwa se kuri demand cyangwa se kuri customer base yanyu? Mu by'ukuri dusanzwe dukora izindi channel zose zishoboka z'uko twakwerekana products zacu. Harimo gukorana n'abagorodira, harimo gukorana n'abagoronome b'imirenge, ariko iyi ngiyi dukeka ko ari big platform nangwa se ari ahantu heza ho kumurika ibintu dukora, kuko na ahantu haza abahinzi gusa, ahubwo n'abantu bashaka kuza mu buhinzi nabo barahaza bakabona ibintu. Niyo ngombwa ari mpamvu rero ngombwa tuzana muri Expo, tukadushimira na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi kuri ibyo gikorwa idufashamo kugira ngo twerekane aho tutabashije kugera, ariko uyu munsi abantu bose baba bahahuriye. Uyu munsi rero abantu baraza ari benshi cyane baje kureba zino mbuto ducuruza. Hari abantu benshi batari bazizi barimo kugenda bazimenya. Ni ikintu twishimira cyane kuri uyu munsi turi hano. Hanyuma byaze bikunze nk'abantu mutanga service, mutanga products, ni ngombwa ko n'abantu bamenya ibyo mukora naho mukorera. Umuntu akeneye kubabona ni ze details zigaragaza zishobora gutuma udukurikiye yabona imbuto yanyu mu buryo bworoshye, yewe n'andi makuru yakenera. API nangwa se Agro Processing Industries dukorera ahantu hose mu gihugu. Imbuto zacu dufite ahantu tugurishiriza henshi hatandukanye, ariko ibiro byacu bikuru bikaba biba muri Gatsibo, Nyagatare, umurenge wa Ruhuha, akagari ka Ruhuha, umurenge wa Kabarore, nangwa se ahantu bise bakunze kwita mu byapa bya Ngarama. Niho dufite headquarters, akariho dukorera n'ubutubuzi bw'imbuto. Imirimo yacu ni hiri, abantu babifuza kudusura naho ngaho dukorera, tukabereka n'ibikorwa uko dukora. Niho n'uruganda rutunganya ino mbuto mubona nziza ruri. Wadusangiza nka contact, niba ari email, niba ari website, kugira ngo abantu babashe gusura izo contact, abantu babashe kumenya byinshi mukora? So website yacu yitwa, ushobora kuyisacinga kuri apirwanda.rw. Ushobora kubonaho ibintu dukora, ubuhinzi bwose dukora, ubutubuzi bw'imbuto byose, izo information ziba ziriho. Nangwa se ku bindi bisobanuro ushobora gutelefona kuri nomero ikurikira 078 10 96 099 0782 75 37 66. Yego. Hanyuma dusoza, ni iki mwishimira bijyanye n'urugendo mumaze gukora muri business kugeza ubu? Ni iki mwishimira? Icyo twishimira nk'abatubuzi b'imbuto nuko ubutubuzi bw'imbuto bumaze kuva ku cyiciro kimwe ukagera ku kindi. Ubundi 2018 twari dufite ikibazo cyo gukura imbuto hanze y'igihugu, bigatuma abahinzi bacu babona imbuto bakererewe. Ariko uyu munsi ikigo nka EPR turaproducinga 60% z'imbuto zose mu gihugu. Bivuze ko ubu ngubu abahinzi basigaye babona imbuto ku gihe kandi bakabona imbuto juje standards. So icyo twakwishimira rero, ikindi ni ugushimira leta mu by'ukuri yuko itanga nkunganire ku byo tugurisha, bigatuma n'abahinzi bafite ubushobozi bukeya babasha kubona izo mbuto ku mafaranga makeya kandi bigahindura ubuzima bwabo. Yego. Hanyuma wavuze ko ahangaha muri hano mwimurikabikorwa mufite umurima ugaragaza uko imbuto mutanga ziba zimeze. Rero ngo mutwemereye mwatugezeyo kugira ngo twereke n'abadukurikiye uko ubwo bwiza n'ubuziranenge bw'imbuto zanyu ukuntu ziba zimeze. Yes. Ubu rero ugiye kutwereka umurima. Yego. Ugiye kutwereka umurima wanyu, twereke ubwiza bwihariye bw'imbuto yanyu. Ntekereza ko abadukurikiye bakeneye kureba umwihariko w'imbuto ndetse n'ibyiza byayo. Hanyuma turi kumwe na agronome wo muri Agro Processing Industries. Twagira ngo mbere yuko wenda dusobanurira ubwiza nuko izo mbuto zanyu zikora cyangwa se zikura, ubanze utwibwire, ubwire abadukurikiye, hanyuma tubone tuganire. Murakoze cyane. Mbere na mbere mbahaye ikaze, nitwa James Rudasingwa, ndi agronome. Mbahaye ikaze kuri uyu murima shuri wa API cyangwa Agro Processing Industry. Ni umurima shuri cyangwa demo plot, bari umurima muto cyane twerekeramo abantu ushobora kubyagura bikaba binini. So murakoze nkuko mwabibonye, ibi ni ibigori byiza cyane by'imbuto kandi byizewe bishyashya ku isoko. Dushikariza ko buri munyarwanda wese yagira ate yahinga ibi bigori. Yego. Hanyuma umwihariko w'ibigori n'ubuhe bijyanye n'ubutaka bihinzwemo cyangwa se n'ubundi butaka dufite hano mu gihugu? Umwihariko wa mbere w'ibi bigori bifite, iyo bibonye umusaruro wabyo ukageranya n'ibindi, ibi byabo byongeyeho 15% ku musaruro mbumbe ibindi byabonaga.
yongeyeho 15%, bifite umusaruro mwinshi ugereranyije n'uwundi. Icya kabiri birihangana, byihanganira izuba, drought tolerance. Icya gatatu n'imvura ibaye nyinshi birihangana. Hari igihe abahinzi bahura n'imvura nyinshi cy'isarura bagahura n'ikibazo, byihanganira n'iki n'imvura nyinshi igihe cy'isarura. Urabona ko ibihe bisigaye bihindagurika, y'isarura ko n'imvura ibaye nyinshi. APC ihanganira izuba, ikanganira n'iki n'imvura nyinshi. Hanyuma iyo tuvuze kubona umusaruro, hari ibyo umuhinzi nawe basabwa cyane. Ni ibihe umuhinzi ashobora kudakora bigatuma imbuto nziza mwazanye itabona umusaruro kandi yaragakwiye kubona? Urakoze cyane cyo mbajije. Urabizi mu Kinyarwanda abanyarwanda barabahanga bavuga ngo umwana apfa mu iterura. Ikintu cyane no gutunganya umurima. Iyo utunganyije umurima wawe neza ku gihe, ugaterera ku gihe, ko ufite ifumbire n'imbuto nziza yizewe nk'iyi APC, ubona iki umusaruro. Ariko byose bihera hehe? Imbuto nziza, gutunganya umurima, guterera ku gihe. Ibyo bintu bitatu bifite, ufite 60% y'umusaruro ugifite ibyo ngibyo bitatu. Hanyuma mu buryo bwo gufasha abahinzi, ni iki mubafasha kuri tere cyangwa mu mirima yabo? Urakoze cyane. API tumaze imyaka myinshi mu butubuzi bw'imbuto. Si imbuto gusa, dutanga n'ubujyanama. Niyo ukeneye inama ku buhinzi bw'imbuto, uraduhamagara tukakugana tukakugira inama. Aho uhinze ukumva bitagenda neza, icyo tubereyeho nk'abagoronome, uraduhamagara tukakugira inama. Aho ubona byakwanga tukagufasha mu nama zose zishoboka. Yego. Hanyuma dusoza, ni ubuhe butumwa mufitiye abahinzi banyu n'abakiriya banyu babagana, by'umwihariko bakeneze n'imbuto zanyu? Urakoze cyane. Niyo mpamvu turaha muri Agrishow, turifuza ko mu myaka 2 iri imbere API imparage kungahara zigera kuri umunyarwanda wese, kandi ku giciro gishoboka cyose. Twe dukora n'ishoboka byose, tunari nabibashyiraho biri hose. Abagorodera bose mu gihugu turahamya neza ko iyi sezo yose y'ukwa 9 bazaba bafite imbuto ya APC. Yego. Hanyuma ubutumwa bagenda babandi bagifite imyumvire yo kumva ko imbuto zikorerwa inahangaha wenda zishobora kuba zitujuje bwa buziranenge, tubona bagifite ya myumvire yo kumva ko imbuto nziza ari ziturutse hanze, nicyo babwira? Si impamya ko akiri benshi. Mu buhinzi mu Rwanda hari bumaze kugera, especially bw'ibigori. Icyambere turabatumira kudusura ku headquarter zacu, tubereke ubwo buhinzi nyabwo. Ikindi cya kabiri, dufite abahinzi hirya no hino mu gihugu, twahura no tukabereka aho ibyo bigori byacu biba biri. Ni ibigori biruta ibindi mu buryo bwose, ari umusaruro, ari ukubikika, kwihangana ku zuba, kwihangana ku mvura. Noneho nibagiye ikintu cyitwa indwara. Ku ndwara, byihanganira indwara cyane. Yego. Dusoza, ubutumwa bwawe bwa nyuma nk'umwagoronome, by'umwihariko w'umutekinisiye muri agro processing? Nifuza ko abantu bose bahinga bakeza kandi bakana umusaruro uhagije. Urakoze cyane. Murakoze namwe.